n'ikibazo abantu bamagurukiye, abantu bagize barya kandi bagize barya, numva umujinya urangije, Mana ubisuke imbere y'Imana. Uri cyo nkundira Dawidi yarazi gusenga bene ayo masengesho aruhura umutima. Twebwe rero dusenga amasengesho meza ateye ipasi, agoroye, oya bisuke uko biri. Niba byaguteye umujinya ugenda ubwira Imana, tumva rero Mana nje kukubwira ubu ngubu ibi bintu birandambiye, ibi bintu birananiye, ibi bintu birangoye, ibi bintu ntibishoboka. Naho imirima yarumba, naho intama zashira mu bikumba, nta kizambuza kwirata Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Iki rero ni ikintu tugomba gusobanukirwa. Buriya iyo turimo gusengera ibyo dukeneye biratuzamura. Ndaza kubereka uko bituzamura, mbereke n'igituma bitatuzamura. Biratuzamura kuko Yesu yaratubwiye ngo ibi byose ni mubigeramo. Ukeneye ibyo wambara, ukeneye ibyo urya, ukeneye aho uba, icyambere ntuzihebe, ntuziganyire, kuko so mu ijuru arabizi yuko ubikeneye. Haleluya. Wenda ashobora gutinda kugusubiza ariko arabizi. Ariko inyungu izavamo iyo ugiye gusenga ni amahoro Imana itanga. Haleluya. Kuko muribuka mu gitabo cya Samweli, hari igihe umugore witwa Hana, nyina wa Samweli, yagiye imbere y'Imana ngo yararambiwe ubugumba. Aragenda imbere y'Imana aravuga. Aho Eli yari yicaye aramureba aravuga ati, ariko uriya mugore agomba kuba yasinze. Igihe yakavugiye agomba kuba yasinze. Araza aramubwira ati, madamu wagiye unywa nkeya cyangwa ukajya ushyiramo amazi. Ubona igihe wagasindira imbere y'Imana. Aramubwira ati, rega jye sindi umugore w'ikigoryi, nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo ku mutima wanjye. Hari imbere y'Imana niho tugenda tugasuka indurwe yose, kuko Imana iratubwira ngo nimuyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Nkunda ukuntu mu Cyongereza baravuga ngo cast upon him all your cares for he cares for you. Ngo nimuyikoreze amaganya yanyu kuko ihangayikishwa namwe. Iyi Imana ikubona ubabaye, iyi Imana ikubona urwaye, iyi Imana ikubona ufite ikibazo, ntabwo ireka kuba so, ahubwo ihangayikishwa n'amahoro yawe. Hari abantu bakubwira ngo none se ngo niba impangayikishwa n'amahoro yanjye ngo kuki bidahita bikemura? Mwibuke ko twavukiye mu isi yaguye, turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi ibamo uburwayi, turi mu isi irimo n'urupfu, turi mu isi irimo n'abanyabyaha. Kuko ibintu bimwe na bimwe bitubaho byanga no guhinduka vuba, ni n'abanyabyaha tubana nabo. Ugasenga, Mana kuki ibintu none se bari abanyabyaha se mbice? Ihangane. Amaze igihe kirekire musengera ibintu bidahinduka, mwihangane. Ariko nureba neza, nubaza Imana ngo ariko Mana kuki iki kintu kitarimo guhinduka, hari nubwo izakubwira impamvu. Ndaje turaza kubireba mu by'imibereho. Hari igihe uzasanga ari ibintu bitavuye ku Mana, bivuye kuri circumstances zigukikije. Niyo mpamvu igihe twasengaga ejo mbabwira nti gusengera igihugu, hari igihe umuntu aba ari umushomeri, ukabwira Imana ariko Mana kuki nabuze akazi, kuki Imana ibabwira ekonomi yanyu imeze nabi, mufite imirimo mikeya, nimuyisengere ikuri, kuko kimwe kibyara ikindi. Kumenya Imana nka data no gusengera ubwami bwayo kibyara ikindi kiturimo. Amen. Hari umuntu utazi gutakira Imana ngo ayibwire ngo Mana uduhe ibyo dukena. Aha rero niho tugiye kubona ikintu gikomeye cyane. Ndagira ngo tubanze dusome amagambo amwe dusanga muri Matayo. Noneho turasoma muri Matayo ibice 6. Turahera ku murongo wa 25. Haravuga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se
ntimubiruta cyane. Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda, kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukimwe? Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Haleluya. Aya magambo namwe mu magambo dukunze gusoma kenshi, ariko ntabwo tujya tuyatekereza nk'amagambo ajyanye no gusenga, kuko hano turigamo ibintu byinshi. Yesu yaravuze ngo nimujya gusenga mujye musenga mu buryo ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uduhe none ifunguro ry'uyu munsi, cyangwa uduhe none ibyo dukena byose. Haleluya. Ibi rero kubitekerezaho cyane, umuntu ashobora no gutekereza nk'uko natangiye mvuga, akavuga ati ariko se ibyo hari utabizi? Ubu hari umuntu utazi gusengera ibibazo bye? Buri iyi ntego y'Imana mu gusenga ntabwo ari ukuduha ibisubizo by'ibyo twasengeye, ni ukuduhindura. Haleluya. Abantu bamwe mujya mwumva babivuga ko banga rwose ngo ubundi ngo ni ngombwa gusenga, ngo ubundi hari icyo nshobora kubwira Imana sitazi, ngo ntibibizi. Yes, Imana irabizi, ariko burya igituma tuyijyaho tukayisanga nuko ibishaka ngo duhindure imirebere yacu, ibyo bita outlook, uko tubona ibintu, ihindure imitekerereze yacu, kuko nibwo tuzashobora kubaho neza. Haleluya. Urumva iyo ugiye ugasengera ikibazo runaka, rimwe na rimwe nta nubwo Imana ihita igusubiza, kuko hari ibisubizo bitatu Imana itanga iyo dusenze. Igisubizo cya mbere kihuta nk'umurabyo. Urasenga, wajya guhumura amaso ukumva igisubizo kirimo kirakomanga ku muryango. Ntibirakubaho? Ugasenga igihe rwose, ukirangiza gusenga ukabona igisubizo ngiki cyicaye ku muryango, kirabonetse. Ubundi ugasenga ukumva ntaho ikibazo cyagiye, ariko nta n'icyo Imana yagushubije. Burya ibikubwira ngo tegereza. Ikizakubwira ngo tegereza nuko wasenze kandi ukumva mu mutima wawe cya kibazo nticyagiye, burya ubu kirimo gutegereza. Ariko burya niwicara ugategereza bihagije, hari n'igihe Imana ikubwira ngo iki ngiki cyihorere, nta n'icyo nzaguha. Icyo urimo gusengera ntacyo nzaguha. Ikibazo rero kirimo ni ikihe? Muri ibyo bisubizo bitatu dukunda kimwe gusa: tegereza ntawe ijya inezeza. Oya yo ahubwo ishobora no gutuma tuyivaho. Ngo nasenze Imana, ngo ndayisaba, ngo hanyuma ngo ntiyagira icyo ikora, ngo none nyivuyeho, ukagira ngo urayihimye. Ariko Imana yishaka ngo dusenge, kuko gusenga kwacu ku byo dukenera byose bitwegereza Imana. Uko ikibazo gitinda, reka mbabwire ikintu kimwe, uziga iki ngiki. Uko ikibazo gitinda uzakibwira ngo umva wa kibazo, uko utinda hano ndarushaho kwegera Imana. Hari igihe abakunda gusoma muzasoma icyo gitabo nimukibona, mu cyongereza cyitwa screw tape, mu gifaransa cyitwa tactique du diable. Muri tactique du diable hari harimo umudayimoni umwe mukuru yitwaga, dayimoni mukuru yitwaga, nibuka ko gatoya kitwaga Umudu. Noneho rero icyo kidayimoni gikuru cyitwaga akita, uwo muto akita anko. Noneho ako kadayimoni gato kari gafite umuntu gashinzwe, kagombaga kumukura kuri Yesu. Noneho rero kakajya gatanga raporo kwa anko. Bugiye aramubwira ati ariko ndabona raporo zawe
urimo urakora amakosa ahubwo azaguhanisha. Uyu uko urushaho kumuteza, urampa raporo y'uko wamuteje ibyago. Ubushize wamuteje ibyago arushaho kwegera duyi. Uwo bita duyi rero kwa Satani ni Yesu. Ubushize wamuteje ibyago arushaho kwegera duyi. Urongera wongeyemo ibindi, raporo wampaye yarushijeho kwegera duyi. Urongera ibindi, ararushaho kwegera duyi kubera ibyago umuteza. None reka nkugire inama, niba ushaka ko shefu atazaguhana, mureke umuteza amahoro. Ibyo akora byose bitungane, ibyo agerageza byose bimubere byiza, turebe yuko yazamuvaho. Buriya rero Satani niko ajya akora. Iyo uramutse ubizi uko ikibazo kiguma hafi, ugihindura urwego wuriraho wegera Imana, ukabwira ikibazo ngumva rero wakibazo we, guma hano. Uko uguma hano ndarushaho kwegera databuja. Uko uguma hano ndarushaho kuryoherwa n'uburyo anyitaho. Hari igihe uzabyuka mu gitondo usange cyagiye, kuko kiravuga ngo uko ndushaho kumuteza ikibazo arimo ararushaho kwegera Yesu. Kuko nta nyungu Satani aba agifitemo yo kuguteza ikibazo iyo abona ikibazo kikubereye urwego rukwegereza Yesu. Ariko benshi ntibabisobanukiwe. Burya ikibazo kunesha kwacu ni ugufata ikibazo ukagihindura stepping stone yo kwegera Imana, ukagihindura urwego wuririraho ukarushaho kwegera Imana. Kuko iyo wabigenjeje gutyo niho uzabona wari wajya gusura umurokore wagize ibibazo, akaba ari wo guha ubuhamya, ukavayo wumva ahubwo yakwigishije. Akabwira ati atuzi bya bindi, ati buriya rwose byambayeho pe, ati ndabanza ndiheba, ati ngeze aho ngaho negera Yesu, ati Yesu arankomeza, atarongera arankomeza, atahubwo nsigaye uryohewe no kuba ndi muri iki kibazo. Kubera iki? Ikibazo cyamubereye urwego yuririraho arushaho kwegera Imana. Buriya rero iyo dusengera ibyo dukeneye, niyo mpamvu Yesu avuga ngo ariko ngo ntimukiganyire, ngo ntimukiganyire muvuga ngo tuzarya iki, tuzambara iki, tuzanywa iki. Kuko uzi impamvu akenshi ababyiganyira aba anafite ibyo yambaye. None se wagiye gusenga wambaye ubusa? Ushobora kuba ufite inkweto ebyiri warabuze iya gatatu.